Imana yo gushinga inezerewe kuba hano bwa mbere bageze hano nawe usanzwe mazi kuko narayize nize muri Yora Nyagatare campus narangije kwiga ndashima bwa byose yakoze Imana yawe icyubahiro umuririmbyi igikuru kuririmba igikuru mu bwami bw'Imana ubwo duharanira ko tuzagera kandi turizera ko hamwe no kugirirwa neza n'Imana tuzagerayo. Haleluya, haleluya. Nanezerewe kubona Shyaka inshuti yanjye umenye iyindi nanjye tutaratamenyana turi inshuti. Imana iguhe umugisha wakoze kose.
byari ngombwa ko nshobora. Hari nimugoroba unaniwe badufashe kurikijwe amategeko y'Getsemani, wari unaniwe ariko byari ngombwa gupfa, byari ngombwa ko nshobora. Bagukubise bakora imboni ibabaza, bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma, baragushinyagurira kandi bakubeshyera. Niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza? Mbese ko bari kuvuga rimwe ururimi rukamanuka bagashaya, iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe. Ibyo byose warabiretse kugira ngo ucungure, ibyo byose yarabiretse kugira ngo agucungure, ibyo byose yarabiretse kugira ngo ashungure, ibyo byose yarabiretse kugira ngo agucungure. Niba hari umugabo warenganye ku bwanjye, Yesu wararenganye. Mu mategeko y'Abayuda ntibyari byemewe gufata umunyabyaha saa kumi n'ebyiri zirenga. Yafashwe n'abatambyi bakuru mu mwanya wa polisi bemera akarengane, bamukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza, nabyo bitari byemewe. Yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23. Niba hari umugabo warenganye ku bwawe, Yesu yararenganye. Mu mategeko y'Abayuda ntibyari byemewe gufata umunyabyaha saa kumi n'ebyiri zirenga. Yafashwe n'abatambyi bakuru mu mwanya wa polisi bemera akarengane, bamukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza, nabyo bitari byemewe. Yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23. Bagukubise bakora Yesu inkoni ibabaza, bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma, baragushinyagurira kandi bakubeshyera. Niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza? Mbese ko bari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagashaya, iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe.
iya